Dario yari umwe mu basore batari bafite byinshi byo kwishingikirizaho mu buzima, ariko akamenya kubaho adasabiriza. Yari yaravukiye mu muryango ukennye, aho amafaranga abonekaga bigoranye. Ntiyavukiye mu muryango ukize wari ufite ubutunzi ku buryo yashoboraga kumutegurira ubuzima bwiza ngo umubyeyi amubwire ati mwana wanjye igihe uzarangiza amashuri uzajya muri iyi nzu, cyangwa se wendagamo amafaranga yo gutangiraho ubucuruzi nk'uko byagendaga ku bana bamwe bakomokaga mu miryango ifite ubushobozi. Kuri Dario nta muntu ari kumutegurira ejo hazaza n'ikibanza, yaratekerezaga kumva atazakibona. Yagombaga kwihigira bubi na bwiza, akiga agashaka icyo akora akibeshaho nyine. Gusa nawe yari yarimenye. Mu ishuri ntiyigeze yemera ko ubukene bw'umuryango we mubuza guharanira kuba umusore w'umuhanga. Yarangwaga n'isuku, akitaho ko ubushobozi bwe bungana, akambara iniforume iteye ipasi, kandi akaba yarazi kuganira n'abantu ku buryo wamubonaga bwa mbere atahitaga amenya ko nta mafaranga menshi afite. Umuntu wamubonaga bwa mbere yakekaga ko akomoka mu muryango ukomeye. Nubwo ubuzima bwari bwaramwigishije kutagira byinshi yifuza birenze ubushobozi bwe, ntiyisuzuguraga ngo nuko hari ibyo adafite. Iyo yabonaga amafaranga make, yabanzaga kureba ibyo akeneye cyane akiyitaho, ubundi udusigaye akatuzigama, kuko yari azi ko amafaranga make atagomba gutuma umuntu yasesagura ngo ashake kugaragara nk'ufite byinshi. Hari abantu baba bafite udufaranga duke bakavuga bati n'ubundi ntitwagura imodoka, bakadusesagura bati nta modoka y'ijana ibaho, n'ibindi nk'ibyo bituma basesagura na duke bafite nibatuzigame. Abantu bamwe bamwitaga umusore w'umusirimu, nubwo bamumenyaga neza basangaga ubuzima bwe butoroshye na gato. Aho arangirije kwiga amashuri yisumbuye ategereje kujya muri kaminuza, iyo yabaga atabonye ibiyede cyangwa ibindi biraka, yashoboraga gusohoka mu gitondo yambaye neza, umusatsi wogoshe neza, inkweto ze zisukuye, akagenda yemye umuntu akagira ngo uvuye kwa minisitiri. Yahoranaga amafaranga make cyane mu mufuka ku buryo n'inzara yamutemaguraga ntayakoreho. Ntiyigiraga abona ko kugira bike ari impamvu yo kwiyandarika cyangwa se kwitwara nabi. Yahoraga asa neza, yizera ko umuntu ashobora kuba umukene ariko akagira isuku, akagira ikinyabupfura kandi akagira ubwenge n'icyubahiro. Ageze muri kaminuza yamenyanye n'undi musore witwaga Jibril. Jibril yigaga ubuganga, naho Dario akiga icungamutungo. Nk'abandi bose byatangiye bataziranye, ariko kuko bose bajyaga ku ishuri bakanyura mu nzira imwe kandi biga ku kigo kimwe, bakundaga guhura kenshi. Nk'abantu bahuriraga mu nzira kenshi, rimwe na rimwe bakazamukana mu nzira ariko nta n'umwe uvugisha undi, bageze aho baramenyerana. Bidatinze batangiye kujya basuhuzanya gusa, rimwe na rimwe umwe akabaza undi amasomo uko ameze, ubundi bagakomeza inzira zabo. Ariko uko iminsi yagendaga ishira niko ibiganiro byabo byagendaga byiyongera. Hari igihe bahuriraga mu nzira bakaganiraho gato, bose baba bari kujya ku ishuri, umwe yabona mugenzi we nyuma akamurinda, bakagenda baganira kugeza bageze ku kigo. Ibiganiro byabo byavuye ku masomo bigera ku buzima busanzwe, bagera ku miryango yabo, ku byo bifuza kuzageraho, no ku buzima bw'abasore barangije kaminuza bakajya gushaka akazi. Baje no guhana nimero za telefoni, maze buhoro buhoro Jibril atangira kumenya Dario kurushaho. Yamenye ko Dario atungwa n'amafaranga kaminuza y'abanyeshuri, ibihumbi 40 bya buruse ku kwezi, ariko neza amufata nk'umuntu wo kugirira impuhwe. Ahubwo icyo Jibril akundaga kuri Dario nuko nubwo ubuzima bwari bumugoye, atigeraga yambara nabi cyangwa ngo amwumve yinubira ubuzima. Dario yarazi gukoresha udufaranga duke, akarya neza kandi agasa neza. Umunsi umwe Jibril abajije Dario aho yabaga, kuko bari bamaze kumenyerana bihagije ku buryo bari batangiye gusurana. Umunsi umwe Jibril yifuje kujya kumusura. Dario yanze kumuhisha aho yamubwiye aho yabaga. Jibril ajyayo. Aho yabaga hari hato, afite ibikoresho bike kandi bigaragara ko Dario yahondaguwe. Nyamara hari guhumura, utuntu twose turi ku murongo. Jibril aracecetse ntiyagira icyamubwira ako kanya, kuko atashaka kumwereka ko yamugiriye impuhwe cyangwa ko yamubonye nk'umuntu uri hasi bya hatari. Nyuma yaho uko bakomezaga kuganira, Jibril yaje kumubwira ati Dario wazaje tukibanira. Dario yaramurebye ntihita yumva neza icyo Jibril yashakaga kuvuga, maze aramubaza ati tukibanira mu buhe buryo? Jibril ati mba njyenyine kandi nifuza umuntu tubana ushobora kunshyira ku murongo. Wazaza tukajya tubana mu nzu mbamo, tukajya dufatanya ubuzima bwacu nk'inshuti. Sinzagusaba amafaranga y'inzu kandi n'ibyo kurya nzajya mbyimenyera, wowe uzaba uhari gusa, nyine tubane nk'inshuti. Dario yahise amureba cyane nk'umuntu utari witeguye kumva ayo magambo. Ntiyashakaga kwemera ubufasha buzatuma yumva ko ntacyo amaze. Yaramubwiye ati ariko sinshaka kumva ko ngiye kuba umutwaro wawe, ntabwo nshaka kukubera umutwaro, n'ubundi se ko mbayeho. Jibril atubayeho rwose nibyo, ariko ntabwo ariko mbibona. Ndagushaka ngo tubane nk'inshuti gusa, kandi ntubifate nko kugusuzugura, kuko iwacu twahiriwe no kugira ibintu byinshi. Niba mfite aho mba kandi nkaba nshobora no kubana n'inshuti yanjye, ikibazo kirimo ni ikihe? Sinumva impamvu nakureka ukaguma ahantu ubuzima buba bukugora kandi ngiye mbayeho neza. None se ubucuti bwacu bwaba bumaze iki? Dario yarazi ko Jibril akomeje, yarazi neza ubuzima bwe, azi ko afite umuryango umushyigikira kandi ko ubwo adafite icyo yashingiraho. Ariko nubwo yarakeneye ubufasha, umutima we wamubwiraga ko atagomba kubifata nk'uburenganzira bwe. Byatumye abanza kubwira Jibril ati nzaza nk'umuntu uje ngo tubane. Ntabyo kumva ko ngomba kujya nteka buri munsi, ngateka njyenyine, nkoza amasahani, nkakumesera, mbese abantu bumva ko ndi nka tatine wo mu rugo rwawe. Ntabwo nshaka ko uzaba kizigenza ngo njye mbe umuntu nyine uri aho ngaho nk'umugaragu.
tugomba kubana nyine nk'inshuti koko. Jibril aseka ati icyo nicyo nshaka, ahubwo nushaka utazajya uteka, cyane ko wenda utanabindusha. Ntabwo nshaka ko tubana ngo hagire umuntu wumva ko arenze ku wundi. Nta shefu uzaba uhari mu rugo rwacu, ariko nawe ntuzigire idage, nimbona wigize nabi nzajya nkurabura. Dari yamaze kumva ayo magambo yemeye kubana nawe. N'ubundi ni bimwe by'abantu bihagararaho, n'ubundi kuba hano atishyura inzu ntahahe ntako byari bisa ku muntu nka we. Nawe yarazi ko kubana na Jibril byari kumuhindurira ubuzima, ahubwo byari kumufasha kubona aho atangirira. Yaragiye barabana baba inshuti nziza, kandi ubucuti bwabo burushaho gukomera uko iminsi yagendaga ishira. Buri wese yamenyereye mugenzi we, barubahana. Buri wese akamenya ko mu gihe ari we haragomba guteka, bagasangira kandi bakaganira ku buzima bwabo, ndetse bishyiraho n'amategeko yabo bwite yo kwirinda ibintu byashoboraga kubatandukanya cyangwa se bigatuma batita ku masomo yabo, cyane cyane nk'abakobwa, inzoga n'ibindi. Rimwe na rimwe umwe yajyaga ku ishuri undi akaba adafite amasomo uwo munsi, ubwonko bwe agasigara mu rugo akurikirana ibintu byose. Nimugoroba bajyaga gutembera bakaganira ku byo babonye ku ishuri no ku byo buri wese yifuza kuzageraho. Ubuzima bwo kubana bwagiye bubaryohana ku buryo babaye inshuti nziza kurenza uko bari barabitekereje. Jibril yaje kubona ko Dari yari umuntu ushoboye kandi wizerwa, maze igihe kimwe amubwira ko akwiriye no kwiga gutwara imodoka. Dari yaramusubije ati sinabona amafaranga yo kwishyura ayo masomo. Jibril aseka ati ninde wakubwiye ko ari wowe uzishyura? Jibril yamwishyura amafaranga yo kwiga gutwara imodoka. Dari yariga kugeza abashije gutwara neza, aza no kubona uruhushya ruhoraho rwo gutwara. Igihe cyarageze bombi barangiza kaminuza, buri wese asubira iwabo, maze ubuzima bwo kutabana mu nzu imwe buratangira, ariko ubucuti bwo ntibwahagarara. Bakomeje guhamagarana bakaganira kenshi, buri wese agahora ashaka kumenya uko undi ameze. Gusa akazi ka leta ntikahise kaboneka, ahubwo buri wese yatangiye gushaka imibereho mu bundi buryo. Dario yashakaga ibiraka, yabona amafaranga make akayafashisha iwabo, kuko nyina na barumuna be bari bakiri mu buzima bugoye kandi yumvaga afite inshingano yo kugira icyo amarira umuryango. Yifuzaga kubona akazi gahoraho ariko ntakabone vuba, ubuzima bukarushaho kumugora. Jibril w'ibintu byari byaramugendekeye neza kurushaho. Umuryango we n'ubundi wari ufite ubushobozi, wari umuryango ukize cyane. Amaze kurangiza amasomo, iwabo bamuhaye inzu nziza mu mujyi, bamuha imodoka ndetse bamushingira farumasi. Aho hantu yacururizaga imiti yatangiye kuhabona abakiriya benshi, ku buryo yatangiye kuba mu buzima bwiza cyane ugereranyije n'ubwo abo biganye bose bari babayemo. Abandi bo bari baragiye kuba abaganga mu bigo bya leta, ariko bari babayeho nawe ugereranyije nawe. Nubwo ibintu byari byarahindutse gutyo, Jibril ntigeze yibagirwa inshuti ye. Umunsi umwe aramuhamagara amubwira ati Dario ngwino mu mujyi. Dario yatinze gukora iki? Jibril ati ngwino ndagushakira aho ukorera, nzagukodeshereza ahantu heza ujye wogosha, ukore salo yawe maze ubone amafaranga wikomeza gukorera mu cyaro. Dario ati Jibril sinshaka kongera kuba umutwaro kuri wowe, nta nzu mfite, nta kazi mfite, kandi wowe ufite ubuzima bwawe. Jibril ati wibagiwe uko twabanaga muri kaminuza? Icyo gihe nta n'umwe muri twari ufite byinshi, ariko twabanye neza. None ubu ngubu mfite aho mba kandi mfite n'ubushobozi bwo kugufasha gutangira, ngwino tubikomeze nk'uko twabigenzaga kera. Dario yakomeje gushidikanya, ariko Jibril aramubwira ati ngwino ubona aho utangirira, wowe uzaze ukore wiyubake kandi ugire ubuzima bwawe. N'iyo salo nzagufasha kuyitangiza, ntabwo nzajya nkubaza ibyo uzakuramo. Ndashaka gusa ko inshuti yanjye iticara iwabo ngo yabuze akazi ka leta, ngo yitwaze ko yabuze ayihera, kandi mfite nk'inshuti yayo. Ngwino nkwereka aho uhera mwana. Dario yamaze kubitekerezaho, yemeye kujya mu mujyi. Jibril amukodeshereza inzu azajya yogosheramo, amushakira ibikoresho byo gutangiriraho, hanyuma amubwira ko azajya ataha iwe, bakabana muri ya nzu nini yo mu mujyi bari baramuhaye iwabo nk'uko babanaga muri kaminuza. Dario yahageze aramubwira ati Jibril ndumva ntakwiriye kongera kukubera umutwaro, ariko noneho sinakwihagararaho, ubuzima bwabaye hatari. Jibril aseka ati uburi inshuti yanjye, ntabwo uri umutwaro wanjye. Muri kaminuza twabanaga neza, none ubu dufite amahirwe yo kongera kubana, reka tubikomeze tubibyaze umusaruro. Niki inshuti ziberaho. Ubuzima bwatangiye kubaryohana mu buryo Dario atari yarigeze atekereza ko byashoboka mu gihe gito. Dario yatangiye akazi ko kogosha, kandi kubera ko yari asanzwe azi kwiyitaho, akagira isuku kandi akamenya kuganiriza abantu, abakiriya batangira kumukunda no kumugarukaho. Nta mukiriya wahazaga ngo atazagaruka. Ariko ikintu cyatangaje Dario kurushaho ni uko Jibril yamuhaye uburenganzira bwo gukoresha imodoka ye mu gihe cyose yabaga bikeneye. Dario yari afite uruhushya rwo gutwara, kandi Jibril ntiyagiraga impungenge ngo wenda ngo yamuha imodoka yakayangiza. Yaramubwiraga ati Dario nuba ufite aho ugiye uzajya uyijyana, nushaka no gutembera uzajya witemberera nta ribi, niramuka igupfiriyeho tuzajya tubikemura. Nuba wakoze impanuka utabigambiriye ntuzatinye kumpamagara, esansi yo n'ubundi si ikibazo. Dario yatangiye kwitwara yigengesereye cyane, kuko nawe ubwo yatinyaga kwangiza ikintu kitari icye, ariko uko iminsi yagendaga ishira niko amenyeraga kuyitwara, kugeza ubwo imodoka ya Jibril yabaye nk'ahariye, imera nk'ari imodoka bombi bafatanyije. Iyo yabaga ashaka gusura iwabo yarayifataga akajya kubareba, agatwika karitsiye akigarukira. Mu mujyi naho yayitemberagamo, kandi nta muntu ari kumureba ngo ahita amenya ko imodoka atari iye. Umuntu wese yabonaga ari umusore ufite imodoka kubera ukuntu yagaragaraga.
Inzu ya Jibril yari nini kandi iteguye neza, irimo intebe nziza zo mu cyumba cyo kwakiriramo abantu, televiziyo nini ya flat screen yari imanitse ku rukuta, firigo nini, utubati twari duteguye neza, ibikoresho byo mu gikoni byose, ameza n'ibindi byose byatumaga umuntu yumva ko atari mu nzu y'umusore ukiri muto gusa, ahubwo akumva wagira ngo ari mu rugo rumaze igihe kinini rwubakwa. Mbese ibintu byose byaragiye bishyirwa mu myaka myinshi. Umuntu yaragiraga areba ibikoresho, akareba n'iyo nzu, akavuga ati kugira ngo njyewe mbigereho nibura byansaba nk'imyaka 500. Niko Dario yabitekerezaga. Ku munsi wa mbere Dario akibona ibyo byose, ubundi yararebye araseka, aravuga ati Jibril, kuko ahantu niwambwiraga gutuza abana nk'uko twabanaga muri iyo nzu yo muri kaminuza. Jibril nawe aseka ati ntabwo nyiri uwo musore twari dusangiye akabati kamwe n'isafuriya imwe, ubu ngubu ibikoresho byose birahari, iwacu ntacyo batamaye. Dario ati ni wowe wavutse pe, none se ibi byose ubikoresha ute? Jibril ati ibi ngibi ndabikoresha, ntabwo nyine nabiguze ngo umuntu ajye abyirebera gusa, ahubwo ngiye kukwigisha kubaho neza tubikoresha, ngwino ube mu mujyi wumva uko ubuzima bugenda. Bakomeje kubana nk'uko bari babaye muri kaminuza, ariko noneho ubuzima bwo mu mujyi bwari bworoshye kandi buryoshye. Buri wese yakoraga ibye, ariko iyo umwe yabaga atashye undi nawe akaza, barasangiraga bakaganira bakareba televiziyo. Rimwe na rimwe bajyaga hanze bakajya gutembera, bakajya abandi basore bajyaga kwidagadurira, bakumva isi yose iri mu biganza byabo. Dario yakomezaga gukora muri salo ye, akagenda abona abakiriya, kandi amafaranga make yabonaga yayashyiraga ku ruhande, ayandi akayafashisha iwabo. Jibril nawe yakomezaga gukorera muri farumasi ye, ubuzima bwe bukagenda neza kurushaho. Nubwo bari bafite itandukaniro rinini hagati yabo mu buryo amafaranga yabageragaho, mu rugo rwabo ntibabyitagaho cyane. Jibril ntigeraga afata Dario nk'umuntu uri hasi ye, kandi na Dario ntigeraga afata Jibril nk'umuntu agomba gutinya ngo nuko yaramurenzeho. Umunsi umwe Jibril yaje gutumirwa mu bukwe bwa bene wabo, maze nimugoroba aragenda asanga Dario mu rugo, aramubwira ati Dario rero ejo nzajya mu bukwe kwa bene wacu, uzaze tujyane. Dario ati ubukwe bwande se? Jibril ati nubwo umwe muri bene wacu yewe, ngenzi umusore ariko ku ruhande rw'umukobwa nta muntu n'umwe nzi, n'ubundi nta bantu benshi tuziranye. Dario ati nanjye ndaza nze kwinywera kuri byeri yo mu bakire, nizere ko bazaba banatetse. Urazi niba bazaba batetse inyama? Umusore aseka ati inyama se ntituzirya buri munsi, ariko zo ni imbere cyane, baba bagomba kuziteka, narumvise ngo izo mu bukwe ziryoha kurusha iz'umuntu aba yitekeye. Bukeye bombi bariteguye, Dario yambara neza nk'uko yari asanzwe abigenza, maze Jibril nawe aritegura, binjira mu modoka baragenda. Bageze aho ubukwe bwabereye basanga abantu ari benshi, imiryango yombi yateranye. Jibril agiye asuhuza abazi, cyane cyane abo ku ruhande rw'umusore wari ufite ubukwe, ariko Dario we abantu benshi ntibari bamuzi. Nyuma y'igihe gito Dario yakeneye kwihagarika, arahaguruka asiga Jibril aho bari bicaye, afata telefone yitwara mu ntoki, agenda yihuta kubera ko atashakaga gutinda. Ageze hafi y'ubwiherero yanyuze ahantu hari hashashe ariko hamenetse amazi, ikirenge kiranyerera, telefone yari afite iramucika igwa hasi. Muri ako kanya ariko rwana no kutagira hasi nawe, umukobwa mwiza wari waje aturutse ku ruhande rw'abashyitsi bo ku mugeni wari hafi aho, yaje ku bwiherero bw'abagore bwari hepfo, yahise aza yihuta arunama atoragura telefone arayimuha, maze amwenyura aramubwira ati ugize amahirwe, wowe nawe mwari mugiye kugwa hasi icyarimwe. Dario yarasetse ati ahubwo se ntibyabaye, gusa ntari kumeneka kurusha iyo ndamuka nguye hasi nk'uko ihaguye. Umukobwa aseka cyane ati ariko ntabwo imenetse rero, ahubwo buri iyo mbishaka ntari kuyijyanira cyangwa se ukamuhumura amaso. Dario ati ngiye nkaguhumura amaso kandi witoraguye ndeba, ubundi wabutanga iyo wataye ikintu, noneho undi akakibonesha amaso ye kubera ko wowe utakibonye. Rero kuko amaso yaba yahumutse akabona icyo ataye, nibwo umuhemba igihembo cyitwa uhumura amaso. Ariko nanayiguhada, mbwira niba nta kintu uranyishyuza, cyangwa se umbwire niba ugiye kumbera igisambo muri aya masaha, mbere igisambo nyine nguha amafaranga kandi utayakoreye, ngo ube uhumura amaso ushaka. Ko ntoragura telefone nanjye ndari kwitoragurira. Umukobwa yarongera araseka, Dario nawe aramwishimira, maze kugira ngo buri wese akomeze inzira ye batangira kuganira. Umukobwa yakomeje kumwenyura, ariko uko baganiraga niko yabonaga ko Dario atari umusore usanzwe. Yari yambaye neza, imyenda isa neza kandi iteye ipasi, inkweto zisukuye, umusatsi we wogoshe neza, ndetse afite n'impumuro nziza y'amavuta yari yisize. Iyo mpumuro yageraga ku muntu wese wabaga umwegereye. Ubundi yageraga kuri ka parufe ka Jibril, agahera mu musatsi akageza ku mano akipuriza, noneho yagera ku ikoti akenda kukamariraho. Yarakiteraga ukagira ngo intego no kukamaramo. Nubwo bari bahuriye mu bukwe mu buryo butari bwateguwe, umukobwa yumvaga atifuza ko icyo kiganiro kirangiriraho. Yamubajije izina, Dario aramubwira, nawe amubwira ko yitwa Teta, maze nyuma y'akanya gato umukobwa aramubwira ati ese twahana nimero? Dario nawe ntiyatinze, umukobwa mwiza nk'uwo ntiri kuzana icyo gitekerezo cyo guhana nimero ngo abyange. Bamaze guhana nimero, umukobwa akomeje kumureba nko hari ikintu ashaka kumubwira cyangwa se hari ikintu ashaka kumenya kuri we, ariko ntabone uko akimubaza. Dario nawe yari yishimiye ko uwo mukobwa azi kuganira, ariko nigeze amubwira aho yabaga, akaza akora cyangwa uko ubuzima bwe bwari buhagaze. Yari azi ko nta nzu yari afite, ko saro yakoreragamo itari ye, kandi ko imodoka bari baje Maria Jibril. Ariko ibyo byose ntiyashakaga kubivuga ako kanya,
cyane cyane ko yumvaga ko umukobwa ari umuntu utandukanye n'abantu yari asanzwe ahura nabo. Yabonaga amubwije ukuri atamufatisha, n'ubundi ntibyari ngombwa muri ako kanya ku munsi wa mbere. Uko baganiraga, umukobwa yakomezaga kumureba mu maso akamwenyura, rimwe na rimwe akamubaza utuntu duto duto, maze Daria akamusubiza mu buryo bworoheje kandi bushimishije. Byageze igihe cyo gutandukana, bombi bumva ikiganiro cyabo kimaze igihe kigufi cyane ugereranyije n'uko babyifuzaga. Igihe ubukwe bwari buri hafi kurangira, Daria yagarutse aho Jibril yari yicaye, maze Jibril aramubwira ati nawe wagiye uratinda, uzi yuko ugarutse burangiye, reka dutahe n'ubundi hakiri kare, ejo mfite akazi kenshi. Daria yaramukurikiye binjira mu modoka, maze Jibril aba ariwe wicara kuri vora, ariko amaze akanya gato aramwenyura ati oya ngwino nitware, ngiye ndumva ninaniriwe, ubundi ntuzi gutwara, ntufite perimi, ngwino utware. Daria yimutse amwenyura yicara mu mwanya wo gutwara, Jibril yicara iruhande rwe. Teta wari wahuye na Daria yabonye bagana imodoka yari iparitse, ariko ntiyamenya niba iyo modoka ari iya Daria cyangwa niba ari iya Jibril. Ahubwo yumvise ababajwe no kuba Daria yagiye atanamusezeyeho, maze aza ku modoka batarayatsa ngo bagende. Ahageze yabonye Daria yicaye ku mwanya wo gutwara, maze aza hafi y'idirishya. Daria aramubona aramwenyura, aramubwira ati uko nari ngenda gusezeyeho. Teta ati nabibonye nyine uri umwana mubi. Yabivuze amwenyura, amuha ukuboko mu idirishya basezeranaho. Teta akurikije amaso imodoka kugeza irenze, hanyuma asubira aho abandi bari bari. Mu modoka Daria yagiye abwira Jibril inkuru yuko byagenze. Jibril ati ni na mwiza, wamutereta niba yakwemera. Daria atumvugiye ibintu, aramutse anyemeye ntamutereta da. Jibril ati noneho ntabwo turi muri kaminuza, ntabwo dufite za modire, nta masomo ahari, rero nujya ubona uko wizanira abakobwa ujye bazana. Yarongeye yisubira ati oya ariko da nturiya gusa, uriya ujye umuzana pe agusure, nimuramuka mukundanye ujye mureka kwisurire. Kuva uwo munsi ibiganiro hagati ya Daria na Teta byatangiye kwiyongera. Batangiye kuvugana ku kuntu bamenyanye bakabiteramo urwenya, ariko uko iminsi yagendaga ishira, umukobwa yatangiye kumubaza byinshi ku buzima bwe. Umunsi umwe barimo kuganira kuri telefoni, Teta yaramubwiye ati Daria, njyewe hari ibintu nifuza ku musore tuzabana. Sinshaka umuntu wo gukina nawe cyangwa umuntu tuzajya duhura mu bibazo buri munsi. Nifuza umusore wize, ufite akazi keza, ushoboye kwitaho kandi ushoboye no kwita ku mugore we. Nifuza wa musore muremure, wubaha Imana, wiyubashye, ufite imodoka, ufite aho heza kandi afite gahunda y'ubuzima bwe. Sinshaka kuzajya mura ntekerezaho amafaranga y'ejo azava, cyangwa ngo umuntu tubana batazi hajya n'ahava. Jibril icinye icyara kuko uburebure, kwiga, kwiyubaha no kubaha Imana byari ibintu bye, ariko nta kazi keza, inzu nziza n'imodoka yari afite. Nyamara yagize igitekerezo, ibya Jibril yarabyemerewe, yabikoreshaga nk'ibye. Muri ako kanya ashoboraga kumubwiza ukuri, ariko we kubikora yaramubwiye ati ibyo ushaka ndabyumva, kandi nta muntu utifuza kubaho neza. Umukobwa ati none se wowe ubwawe wumva ushaka umugore umeze ute? Daria yaramubwiye ati ngiye nshaka umugore w'umutima mwiza, wubaha uwo bashakanye kandi ushobora kubana n'umuntu mu gihe bigoye no mu gihe byoroshye. Umukobwa rero amaze kwishyiramo ko umusore akize, ariko akaba yumva uwo musore avuga ijambo ry'uko umuntu yifuza ko babana ari umuntu babana mu bihe bigoye no mu bihe byoroheje, aba yumva uwo musore yigirira umutima mwiza atiyemera. Yisetse yaramubwiye ati nanjye singora ubuzima rega, sinshaka ibintu bigoranye cyane, nifuza ko umugabo wanjye yaba afite ubuzima bwiza gusa. Daria ntiyongeye kubaza byinshi, ahubwo yahinduye ikiganiro baganira ku bindi, ariko muri we atangira kumva ko hari ikintu gikomeye ataramubwiye. Ukuri ku buzima bwe yumvaga ko atuma umukobwa amucika. Yakomeje kumva ko ibyo byose byashoboraga kuzavugwa nyuma, mu gihe ariko uzaba amaze kubona ko umukobwa amwitwaraho. Barakundanye cyane karahava, urukundo rwabo rugenda rukomera uko iminsi yagendaga ishira. Teta yatangiye kujya asura Daria kenshi. Yageraga kwa Daria agasanga Jibril adahari, bakamarana igihe baganira, bagateka, bakishimira urukundo rwabo. Iyo Daria yajyaga guhura nawe ahantu runaka, kuko yabaga afite amafaranga akorera mu kogosha adateze kuyahahamo cyangwa se ngo ayishyuremo inzu, yarirekuraga akagenda akamutamo ibyo ashaka byose, kandi ubwo akaba yaje yitwaye mu kamodoka k'abandi. Rimwe na rimwe Teta yajyaga amusaba kumujyana aho akorera, Daria akamubwira ko azamujyanayo. Umunsi umwe yamujyanye kuri ya farumasi Jibril yari ashingiwe n'umuryango we. Bacyagera Daria aramubwira ati njye nize icungamutungo, ariko hano nkorana na mugenzi wanjye, rimwe na rimwe mufasha gutanga imiti no gukurikirana ibintu byo muri farumasi. Teta nta kintu na kimwe yaketse, yabonaga ibintu byose biri ku murongo. Daria akorana n'abakozi, abakiriya bamwubaha, maze arushaho kumubonamo umusore ufite gahunda yifuzaga. Igitangaje, kugera ubwo nta kintu Jibril yarazi ku binyoma bya Daria. We yibwiraga ko amubwiza ukuri, ndetse Daria niko yamwizezaga, akamubwira ko umukobwa bamaze kumenyana bihagije. Kuri uwo munsi yari yaje kuri farumasi, yongeye kubona Jibril, cyane ko n'ubundi yari yaramubonye kuri wa munsi w'ubukwe bari kumwe. Nyuma yaho iyo yazaga gusura Daria, rimwe na rimwe bahuriraga mu rugo cyangwa se bagahura kuri farumasi, bagasuhuzanya bakaganira nk'abantu bahuriye ku nshuti imwe. Ariko ntibigeze bahana nimero ya telefoni kuko bumvaga nta byinshi byo kuvugana bafite. Mu mutima w'umukobwa, Jibril yari mugenzi wa Daria gusa, ari umusore Daria yazanye ngo bibanire mu nzu ye, anakore muri farumasi ye. Urukundo hagati yabo rwakomeje gukora.
Umunsi umwe Dario yabwiye Jibril ko atakomeza gutegereza, ko ashaka kubana na Teta kandi ko ashaka kumusaba ko bazabana. Jibril yaramwenyuye arabyishimira, aramubaza ati none ikibazo ni ikihe? Wowe humura byose nzabigutegurira, sibyo gutera ivu ushaka? Dario yarishimye cyane. Jibril atangira kumufasha gutegura ibyo byose birimo gukora dekorasiyo ya Will You Marry Me. Bamaze kubitegura, Dario yatumye inshuti nkeya yaramaze kugera mu mujyi, hanyuma asaba umukobwa kumusura aho yabaga nk'ibisanzwe. Aje yabanje kumwicaza mu cyumba cyari kiri imbere ya salo, baganira ari babiri umwanya munini. Dario yageze amubwira ko hari akantu agiye kureba muri salo. Muri iyo salo hari harimo abantu benshi, ariko umukobwa ntiyari abizi. Umusore agezeyo yaramubipye ngo naze, umukobwa akinjira asanga abantu benshi, amatara ari kwaka, imbere hari ya dekorasiyo ya Will You Marry Me. Umusore yari yamaze gupfukama kare afite impeta mu ntoki. Teta yamubonye yashyize ivi hasi biramurenga, umusore ataranamubaza niba azemera kumubera umugore, umukobwa amuha urutoki. Bose bakomye amashyi, Teta arira kubera ibyishimo. Mu mutima wa Teta, Dario yari umusore wubatse ubuzima bwe, afite inzu nziza iyo ngiyo bari barimo, imodoka ye, akazi keza ko muri farumasi, kandi afite umuntu wizerwa nka Jibril babanaga ndetse bakanakorana muri farumasi ye. Ntiyarazi ko ibyo byose yabonaga byari iby'abandi, kandi ko Dario yabaga mu buzima bwiza kubera ubufasha bwa Jibril. Iryo joro abashyitsi bose baratashye, Jibril nawe abaha rugari yigira gusura iwabo. Dario na Teta barishimye cyane. Ibyishimo byabo byarenze urugero, maze nyuma yaho Dario ajya kumwereka uko mu cyumba cye hasa, amufasha no kumanika imyenda y'aho bayimanika. Jibril yari yibonye kare ko bitari buze koroha, abwira Dario ati wisanzure ndarari iwacu, n'ubundi ntabwo ari kure. Jibril ageze iwabo yaganiriye na mushiki we ku bijyanye n'akazi ka farumasi, ndetse aramubwira ati nifuza ko wajya kuri farumasi kenshi nkaba nkwigisha imiti n'ibindi, tukaba dukorana muri iyi minsi ukimenyereza kubikora, kuko n'ubundi abakiriya bagenda baba benshi cyane. Hagati aho Dario na Teta bari bakomeje kwishimira ubuzima, bari gusogongera kubwo bifuzaga kuzabamo mu gihe bari kuzaba barabaye umugabo n'umugore. Bukeye nyamukobwa yiteye utuzi, hanyuma barateka barasangira barishimisha, igihe kigeze arataha. Jibril agarutse yishimye aganira na Dario ku muteguro wari uhari, inkuru wayimaraho amasaha menshi. Igitangaje ariko nanone kidatangaje cyane nuko nyuma y'igihe gito Teta atangiye kumva ko hari ikintu cyahindutse mu mubiri we. Amaze kubisuzumisha neza yamenye ko atwite. Yahise ahamagara Dario aramubwira ati Dario, mfite amakuru nkwiriye kukubwira. Dario ati nayahe? Teta ati nabizi ko utari ubyiteze ariko ndatwite. Ayo makuru yateye Dario ubwoba kuko icyo gihe aribwo yatangiye kubona neza uburemere bw'ibyara maze igihe ahishahisha. Teta we yari yishimye, yatangiye kumubwira ko bakwiriye gutegura ubukwe vuba kugira ngo umwana azavuke ababyeyi be babana. Dario yagiye akomeza kumutinza akamubwira ko agomba kubanza gutegura neza ibintu byose, umukobwa ageze ararambirwa. Teta yakomezaga kubishyuhamo akamusaba ko babana, ariko Dario agakomeza kumubwira ko ari ikintu gisaba amafaranga menshi, ko gisaba gutegurwa nta guhubuka. Yatinye kumubwiza ukuri ku nzu, ku modoka, kuri farumasi n'uburyo yabagaho. Igihe ntabwo cyari guhagarara ngo nukubera ko batinzaga ibintu ngo n'iminsi ireke guhita. Ku gitutu cyinshi cy'umukobwa washakaga ko umusore amugira umugore, inda yakomeje gukurigeza mu mezi 7. Teta yari yararakaye, yarabaye cyane ngo umusore ntashaka ko babana kandi nta kintu abuze. Teta yarushijeho kurambirwa gutegereza. Iwabo nabo batangiye kumubaza ibibazo byinshi kuko babonaga inda ikura buri munsi, ariko ubukwe bugatinda. Nawe yabaga biyemeraho ko umugabo atabuze amafaranga, ahubwo ashaka kuzakora ibintu birenze. Iwabo nabo bumvaga ubuzima bwa Dario umukobwa yababwiraga bagaca bakamira. Gusa amezi 7 yaramujagaraje, maze aribwira ati Dario ashobora kunkatira ko bafite undi mukobwa bakundana. Ngomba kugenda tukabana bubi na bwiza. N'ubundi namaze kwambara icyasha, nasamye nkiri iwacu. Niba rero Dario ataritegura gukora ubukwe, ndagenda tubane muri iriya nzu tudasezeranye, kuko n'ubundi nta muntu utazi ibyo nakoze. Ubukwe bwo tuzaba tubukora. Bukeye bwaho yabyutse yafashe umwanzuro. Ntabwo arakiri wa mukobwa wari ugitegereje ko Dario azamubwira igihe bazakorera ubukwe, ahubwo arageze aho yumva ko gutegereza bitagishoboka. Inda yari imaze amezi 7, umubiri warahindutse nk'abagore bose batwite, kandi buri munsi abantu bo mu muryango we bakarushaho kumubaza igihe umusore wazaza kumusabira. Ubwo rero abwiye iwabo ko Dario afite ubushobozi, ko afite inzu nziza n'imodoka, akagira akazi keza, kandi ko atari umusore ushobora gukora ubukwe buciriritse. Ariko nanone kubona ubukwe buri gutinda byarushaho kubatera impungenge. Yibazaga niba Dario yaba afite indi mpamvu atamubwira, cyangwa se akaba afite undi mukobwa ashaka kumusimbuza. Ariko icyo gitondo aho gukomeza kwibaza ibyo bibazo, yafashe umwanzuro wo kujya kumureba. Yatekereje ko nagira atamubwira amusanga mu rugo, bakaganira imbona nkubone, maze niba koko nta kibazo kindi gihari bagahita babana. Ntiyaragiye kumusaba ibintu byinshi, yaragiye kumubwira ati niba ubukwe butarategurwa buzakugora, reka tubanze tubane, ubukwe tuzabukore nyuma. Mu mutima we yumvaga nta mpamvu yo gutuma umusore abimwangira, amukuyeho umutwaro w'ubukwe, ahubwo yiteguye kare aremera atega moto bamuca 4,000 maze agenda yerekeza mu mujyi. Ntabwo yari afite ubwoba bwinshi kuko aragiye kureba umugabo we wamuteye inda. Yarazi ko agiye kureba Dario iwe bakabana aho hantu. Kuri uwo munsi noneho ntiyaragiye nk'umushyitsi usanzwe, yatekerezaga ko Dario aramubona agahita abyumva.
Yagezeho hafi saa sita, mu mutima harimo ibyishimo bivanze n'ubwoba. Yatekerezaga ko Dariya aza kumubona agatungurwa, wenda akamubwira ati kuki utambwiye ko uraza sheri, nawe akamusubiza ko aje kumutungura gusa. Ahubwo ntabwo arazi ko uwo munsi yari agiye gutungurwa kurusha uko ari kubyiyumvisha. Uwari ugiye gutungura niwe watunguwe. Yarakomanze maze nyuma y'akanya gato yumva umuntu aje gukingura. Yari yiteze kubona Dariyo, ariko umuryango ukimara gukinguka abona Jibril ahagaze imbere ye. Jibril nawe ntiyari yiteze kubona uwo mukobwa muri ayo masaha. Kuri Teta, Jibril yari wa muntu usanzwe uba kwa Dariyo, ari inshuti ye magari ikora muri farumasi ye. Ntiyari afite impamvu yo gutekereza ko hari ikindi kintu kidasanzwe. Yaramusuhuje maze Jibril nawe aramwikiriza, ariko ntiyari azi icyo uwo mukobwa aje gukora. Teta yinjiye mu nzu areba hirya no hino maze arabaza ati Dariyo ari he? Uwo musore utari uzi ko Dariyo yamubeshye yahise amusubiza bisanzwe ati ari mu kazi. Teta yahise amureba nk'ushaka gusobanukirwa neza maze aramubaza ati ari muri farumasi se? Jibril yamurebye aramwenyura kuko atarazi impamvu uwo mukobwa yatekerezaga ko Dariyo ari muri farumasi, maze aramusubiza ati oya, ubu ari muri salo ari kogosha. Teta yaratunguwe abiseka nk'aho ari urwenya, aramubaza ati none se nabyo arabikora? Jibril aseka cyane ati yego, ahubwo se hari ibindi akora, sibyo akora gusa. Uzi ko mwese muzi kuganira no gutera urwenya kimwe, noneho umenya impamvu mwahuje. Teta yahise amureba cyane nk'aho hari ikintu kidasanzwe kiri kuvugirwa imbere ye. Ntabwo yari yumvise neza niba Jibril ari gukina cyangwa se ko kari kuvugisha ukuri. Yaramubaje ati ariko uri gutera urwenya? Jibril ati none se yakubwiye iki? Ndi gutera urwenya? Teta yaricaye ariko umutima wari utangiye gutera cyane. Yumvaga ari ingoma bashyize mu gituza, kumwe ziba zivuzwa n'abakaraza bazi gukaraga umurishyo. Umutima waradihaga, ntiyaracyemera ko hari umutima uri kudiha bigezaho. Yari azi Dariyo nk'umuntu ufite inzu ye, imodoka ye, farumasi ye n'akazi keza. Ntiyari yarigeze amubwira ko akora muri salo. Icyamuteye kwibaza byinshi kurushaho ni uko Jibril abivugaga nk'ikintu gisanzwe, nkaho nta kintu kidasanzwe kirimo. Teta yaramusetse aramubwira ati ahubwo sinzi niba uratwimukira cyangwa se tukayivanamo turi batatu kuko nje kubana nawe. Jibril yarazi neza ko Dariyo yakundaga Teta, azi ko bari barasezeranye kubana ndetse yarabafashije mu gutegura gutera ibikwe, ariko nanone yarazi ko Dariyo yari yarabwiye Teta ukuri kose ku buzima bwe. Uretse kwiyitirira ibintu bye byose, na salo yari yayimushingiye. Ntiyarazi ko ibyo byose Dariyo yari yarabihishe umukobwa kugeza ku rwego rwo kuba Teta yari yaramufashe nk'umugabo wubatse ubuzima bwe ufite ibintu byinshi yagezeho. Teta yakomeje kwivugira ariko atazi ko amagambo yatumaga Jibril yibaza ibibazo byinshi. Umukobwa yarongeye ati maze igihe ntegereje, nawe reba inda yanjye imaze amezi 7. Nagiye mubwira ko dukwiriye kubana kenshi, akambwira ko agomba kubanza kwitegura bihagije. None se ashaka gutegura ibiki bindi? Umuntu ufite inzu akagira imodoka na farumasi, ubukwe bwaba ari ikibazo kuri we? Wenda reka tuvuge ko ubukwe ari ikibazo, ariko ntabwo buri byarya, afite aharara, nyine afite uko abayeho. Reka nze tubane rero. Ntabwo nifuza gukomeza kuba iwacu ntwite ngo abantu bakomeze kumbaza impamvu umugabo wanjye ataza kuntwara. Nanjye nzi ibyo nakoze kandi nta muntu gikeneye kubihisha. Ndaje hano kugira ngo tubane. None niba atankunda ndabimenye, ariko sinshobora gukomeza gutegereza umuntu ufite ibintu byose aho urambwira ko ataritegura, keretse niba afite undi mukobwa akunda. Jibril yaramurebye arumirwa agira ngo yasinziriye ku manywa akaba ari korota. Yibutse ukuntu Dariyo yamubwiraga kenshi ko Teta z'ubuzima bwe n'ukuntu yamubwiraga ko umukobwa amukunda kubera uwo ari we atari ukubera ibyo yari afite. Atangira kurakara. Yaramurebye maze aramubaza ati Teta, Dariyo yakubwiye ko inzu tubamo ari iye? Teta ati yego. Jibril ati yakubwiye ko n'imodoka ari iye se? Teta ati yego. Kuki uri kubimbaza? Jibril ati mbwira neza. Na farumasi? Teta ati nayo niye. Niyo mpamvu numva nyine impamvu atinya gukora ubukwe. Nawe ngaho byibaza, umuntu ufite farumasi akagira inzu akagira imodoka, ubukwe bwamunanira? Ubwabyo amafaranga akoresheje mu gutera ivi, uzi ko wakoramo ubukwe bworoheje? Ubundi se nyine birenze biriya? Icyambere ni uko mfite umugabo nyine ufite byose. Umva ko Jibril yari yarigenje, ariko noneho bari bamwemeje. Yikije umutima kuko noneho yaramaze kumenya neza ko Dariyo atigeze abwira Teta ukuri na gato. Kwihangana byaranze, aramubwira ati Teta, hari ibintu utazi. Yarazi neza ko agiye kuvuga ukuri gukomeye ko ashoboraga gusenya ibintu byinshi Dariyo yari amaze igihe yubakira ku kinyoma, ariko ntiyaragishoboye gukomeza kumva Teta avuga ko ibyo bintu byose ari ibye. Yaramubwiye ati umva nkubwire rero, iyi nzu si iye. Teta yarasetse aratembagara ati none se ni iyande? Jibril ati Teta tuza, Dariyo ni inshuti yanjye, twabanye kuva muri kaminuza, muzi neza, ndamufasha kuko ari inshuti yanjye. Sarakuriramo ninjye wamufashije kuyitangiza. Iyi nzu ni yanjye, imodoka ni yanjye, farumasi ni y'umuryango wanjye. Ntabwo nzi icyo yakubwiye, ariko ibyo byose ntabwo ari ibye. Teta yagize amarangamutima menshi kurya atashoboraga kuyahisha. Yaramubwiye ati oya Jibril, ntabwo ibyo ari byo, wenda Dariyo. Jibril yamuciye mu ijambo ati none se kuki nakubeshya, urumva byamarira iki? Yahise ahaguruka aramubwira ati ntabwo nshaka kugusenya, ariko niba ugiye kubana na Dariyo ukwiriye kumenya uwo ari we, kuko sinabemerera kubana nk'umugabo n'umugore mu nzu namucumbikiyemo. Reka tujye aho ukorera ahubwo kugira ngo byemere, tujye muri salo naho turamusanga.
ubwo arakubwira niba akora muri farumasi akaba ari n'umwogosha. Teta ntiyari agifite amagambo menshi, yari arakaye ariko kandi yari afite ubwoba bwo kumenya ukuri. Ntiyashakaga kugumaho kandi ntiyashakaga gukomeza kujya impaka na Jibril. Yaramubwiye ati tujye kumureba tugende. Bagiye mu modoka ya Jibril bagenda Teta acecetse. Jibril we si uguceceka gusa ahubwo yararakariye Dario cyane. Icyari kimubabaje cyane si uko Dario rero afashe ibintu bye ngo abyitirire, ahubwo yararakajwe nuko yari yarabeshye umukobwa akamubeshya kugeza ubwo umunsi wari ugeze haje kubana nawe yibwira ko aje mu rugo rw'umugabo we. Bageze kuri salo Teta atangira kumva imashini ihinda abantu bari kuganira nyine muri salo. Teta yinjiyemo ariko ibyo yabonye byamuhagaritse umutima. Dario yari ahagaze imbere y'umukiriya w'umukobwa mwogosha umusatsi arimo kumuganiriza no guseka nk'uko arasanzwe abigenza. Dario yubuye amaso abona Jibril mbere y'uko abona Teta. Jibril yamurebaga arakaye ku buryo Dario yahise amenya ko ari ikintu kidasanzwe cyabaye. Teta nawe yari ahagaze inyuma Jibril amureba. Yari afite amarira mu maso ariko ntabwo yahise arira cyane. Yamurebye nk'umuntu abonye bwa mbere nubwo bari bamaze igihe kinini bakundana. Yari amaze kubona ukuri atari yiteguye kwakira. Dario yahise avuga ati Teta, umukobwa ntiyamuretse ngo akomeze, yahise asakuza ati wamubeshyiwe. Abo muri salo bose baracecetse, bose barebaho amajwi aturutse. Dario yagize ubwoba, imashini yari afite mu ntoki ijya kumucika yishyira ku ruhande. Umukobwa rero yaramubajije ati aka niko kazi kawe? Dario yarebye Jibril amureba mu maso maze muri ako kanya umujinya utumuzamukamo. Muri we yahise atekereza ko Jibril ari we wabibwiye Teta. Yumvise ko ari we wamuhamagaye akabimubwira. Teta yarakomeje ati nari nzi ko ufite ibintu byose, ko ufite aho uba ukagira imodoka n'akazi keza, none nsanze ubuzima bwose nabonaga ari ubuzima bwa Jibril. Dario yashatse kumwegera yivugisha ati Teta reka nkubwire. Teta ati oya ntabwo ndi kumva ibyo umbwira, wari warambwiye ko nta kintu nkinga, none ibi byose ni ibiki? Dario yagerageje kumwegera nanone ariko Teta amusubiza inyuma ati ntunyegere. Amarira yabaye menshi amanuka ku matama nk'ahari isuri. Umukobwa akomeza kuvuga arira ati ikiza nuko nakabaye ntarakumenye. Yahise ahindukira arasohoka, ageze hanze Jibril nawe ahagarara mu muryango, maze mu nzu abakiriya basigara bumiwe. Dario yasigaye areba umuryango Teta yaranyuzemo, umutima we wuzura ubwoba n'umujinya icyarimwe. Ntiyashoboraga kwemera ko ibintu byose yari yarubatse mu gihe cy'amezi menshi bishobora gusenyuka mu munota umwe gusa. Ariko kubanza kwibaza impamvu byose byageze aho, yahise ahindukirira Jibril aramubwira ati ni wowe wamubwiye byose? Jibril amurebanye umujinya aramubwira ati nari nzi ko wamubwije ukuri. Dario ati nigeze ngusaba kumusobanurira uwo ndi we se? Jibril ati oya ariko ntabwo uzi ukuntu ibintu byagenze. Niba ushaka kubimbaza yego namubwiye ukuri kuko wowe wari waranze kukumubwira. Dario yarakaye kurusha ati wari ufite ubuhe burenganzira bwo kumubwira ubuzima bwanjye? Jibril ati ubuzima bwawe? Dario, iyi nzu ni iyanjye, hano ukorera nijye uhakwishyurira, imodoka niyo ni iyanjye, farumasi ni y'umuryango wanjye. Ntabwo nabwiye umukunzi wawe ibanga ry'ubuzima bwawe, namubwiye ukuri ku bintu wari umaze igihe kinini ukoresha nk'ibyawe. Ubucuti bwabo bwari bumaze imyaka myinshi, baraciye mu bihe bigoye no mu bihe byiza, ariko uwo munsi amagambo make yari amaze kubashyira ku mpande ebyiri zitandukanye. Kandi hanze Teta yari yamaze gutega moto. Dario yasunitse Jibril amukura mu muryango ngo ajye kubuza Teta kugenda, ariko ntiyari guhagarika moto yari yagiye. Ari wowe wakora iki? Ishyire mu mwanya buri wese, cyane cyane mu mwanya wa Teta na Jibril, utubwire icyo wakora. None se buriya Jibril azakomeza kuba inshuti na Dario yirengagiza ibyo yabeshye Teta? Ntuzacikwe n'igice cya kabiri.